Hello guys. Muri iki gitondo rero nagarutse nka mushuti wanyu rero ko tugiye kurebera ibintu bitatu byatuma uba umuherwe ukazamuka ku rwego rwo hejuru, noneho YouTube yawe ikamenyekana ku buryo ibyo bintu bitatu nibyo tugiye kuganiraho. Ikintu cya mbere rero cyakuzamura, mbere ya byose, mbere yo kunkurikira banza ukore subscribe nk'abantu bashyashya bagikurikirana ino channel. Ntabwo imaze igihe kinini, yafunguwe mu kwezi kwa kane, murumva mu kundi kwa kane izaba imaze umwaka, ariko ndabanza gushimira abantu mwamfashije, abantu muri kunkurikirana cyane cyane nkunda kubibona abantu bo mu Bufaransa, abantu bo mu Bwongereza, abantu bo muri United States no mu Rwanda. Ndabashimira cyane, n'ibindi bihugu ntavuze na Vietnam no muri Russia. Imana ibaha umugisha, mukomeje kungaragariza urukundo. Ubwo rero murabona yuko noneho nishimye, hari icyahindutse, ndanezerewe. Nkaba ndi umubyeyi, ndubatse, mfite abana babiri. Ubwo rero tugiye kuganira kuri ibyo bintu bitatu byatuma YouTube yawe itera imbere, ndetse ikagira abasubscribers 1000 mu gihe gitoya, ikagira na watch time mu gihe gitoya. Ubwo ngubwo rero tugiye kuganirira hamwe ibyo bintu bitatu, kuko nanjye mu mezi 3 nahise ngira sub 1000. Nimba wagira ngo nkubeshye, ujye kuri nuza yanjye urebe. Ubwo rero ibyo bintu bitatu njye ntabwo ari byo nakoresheje ibindi, ariko ibyo bintu bitatu tugiye guhera ku kintu cya mbere. Ariko ntari nibagirwa kora subscribe, sabone, maze dukomezanye ikiganiro. Icyo kintu rero cya mbere, ikintu cya mbere, kwigisha. Buriya abantu bakunda kwigisha, bari abantu bigishiriza ku macano, muzakurikire, nibo bafite abasabu za miliyoni 10 gutyo kuzamura za 20. Ikintu cyitwa kwigisha, icyo kintu ni icya mbere. Icyo kintu cyo kwigisha mu buryo butandukanye, cyane cyane kwigisha iby'imirire, cyane cyane mu butetsi. Mujya mubona ukuntu kwigisha birimo amafaranga menshi no mu buzima busanzwe. Noneho kwigisha ku macano, aba bantu bafite amacano yigirwaho byo guteka, murabizi yuko kurya ni ubuzima bwa buri munsi, niyo mpamvu kurya bikundwa n'abantu benshi. Mbonereho mvuga n'ikindi kintu kimwe, sorry narwaye grippe, murambabarira. Mbonereho ikindi kintu kimwe ngiye kubabwira. Iki kintu nari nashatse kukibwira ababyeyi bafite abana batoya, kuva abana bagitangira kurya, yuko karoti ari umuti mwiza. Ubwo nagira ngo mbwire nk'ababyeyi, kari akanyuzemo umutobe wa karoti ukunda kuwuha bariya abana bageze mu gihe cyo kurya, kuko ujya usanga batoragura bakarwara inzoka. Ubwo rero nagira ngo mbwire ababyeyi yuko mukwiye gukoresha umutobe wa karoti kugira ngo abana inzoka zigire gute, inzoka zishire, sibyo? Ubwo ikindi, ugakunda kumuha umutobe wa karoti, nta nubwo uwo mwana ashobora gupfa kurwara inzoka cyangwa ngo abure apeti. Uwo mwana azakura neza, amagufwa akomeye, amenyo azamera vuba, ntabwo mbabeshya. kandi numujyana no kwa muganga nka kwa kundi ujya kureba yuko hari inzoka zaba zimurimo, reka da, uzasanga nta n'imwe pe. Mu by'ukuri ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Ubwo rero tudatandukiriye, navuze yuko ndi bubabwire ibintu bitatu byatuma YouTube channel yawe izamuka mu rwego rwo hejuru, ku buryo n'abantu bose bazajya mu mezi 3 cyangwa mu kwezi kumwe, ku buryo wahita ugira abasabi 1000, ubundi ugasigara urwana na watch time.
ubwo icya mbere navuze kwigisha guteka, jya mubona kwigisha guteka ukuntu abantu bari guteka, ukuntu biri kubazanira abakiriya benshi. Ikindi cya kabiri cyatuma YouTube yawe izamuka mu gihe gitoya, ikintu cyitwa gucishaho amakuru y'abasitari. Urabizi biriya bintu abantu bakunze kubireba, nk'abasitari bagezweho nka ba Diamond, ba Rihanna, bariya ba Beyonce, bariya bahanzi bakomeye, mbese gucishaho ibyamamare ba Ronaldo, ba Messi. Murabona nk'umuntu wavuze, murabona nka Ronaldo ukuntu cana ye irebwa cyane, ujya usanga ifite amamiliyoni n'amamiliyoni. Mwa bantu mwe rero gucishaho ayo makuru y'ibyamamare nabyo byagufasha kugira ngo cano yawe irebwe vuba mu gihe byihuse. Ikindi twihuse cyane, icya gatatu, ubwo mbivuze mu ncamake nihuta kubera ko hari ibindi biganiro mba mfite ndi bukoreho, mba ndi bubagezeho, ubwo muri bwihangane rero, niyo mpamvu ndi kubivuga nihuse kandi ni byiza. Ikindi cya gatatu cyatuma cano yawe izamuka mu rwego rwo hejuru ndetse ukaba wagira na watch time mu gihe cyihuse, ni ugucishaho biriya bintu twabanjije kwigisha guteka, dukurikizaho amakuru y'ibyamamare, gukurikizaho inkuru. Hari inkuru z'urukundo, hari inkuru z'abantu zo mu buzima busanzwe. Mujya mubona yuko Abahinde, bano Bahinde bakunda gucishaho filime, zino nkuru mujya mubona ukuntu zirebwa cyane. Nk'iriya filime yamenyekanye kuri Joda Akibari, mubona yuko yagize miliyoni 83 z'abasubscribers. Ni ukuri biriya bintu byo gucishaho inkuru nabyo ni byiza, bijya bituma cano yawe izamuka mu rwego rwo hejuru. Nagira ngo rero mukomeze kudushyigikira, mukora subscribe, sabone, kugira ngo mukomeze mudushyigikire. Ibiganiro byacu ni byiza, turabakunda cyane kandi tuzajya tugomeza tunabagezeho ibindi biganiro muri urwo rwego. Rero ibyo bintu bitatu nizere yuko bikunyuze. Nimba ubikunze urakora comment, numara gukora comment ubisharinge, numara kubisharinga unanabihera like. Nimba inkuru yakuryoheye, kandi namwe turabakunda cyane, aho muherereye hose turabakunda cyane. Dukora bino biganiro kugira ngo bifashe kuzamura amacano, kuko nanjye mfungura cano ni ukuri hari byinshi byagiye binyigisha. Nafunguye cano nkurikije ukuntu nkuriya musaza Kanyombyino yakoze ibiganiro, numva biranyubatse, numva ngo afite cano ye, cano z'aba bakomediye zirarebwa cyane. Niyo mpamvu rero ntago wabura icyo ukora kuri cano. Va mu bukonje, va mu bunebwe, ukore we kwikoresha. Nshuti yanjye, iki ni igihe cyo gukora, ntabwo ari igihe cyo gushyira amaboko mu mufuka. Ntabwo gufungura cano ari ibintu birenze. Hari umuntu twaganiriye ndavuga ati ko se gufungura cano ni amafaranga angahe? Anyiharaho, anyiryaho cyane, aravuga ngo ni 100,000. Ariko nshuti yanjye, wahuye n'umugiraneza, kuko burya icyo uzaba cyo ni wowe ugomba kukigira uti, ni wowe ugomba kucyihangira. Nshuti yanjye, iyi minsi birakomeye, nukomeza kwicara ugashyira amaboko mu mufuka, isi iraje ikubone. Ubwo rero nahuye n'umuntu mwiza, umuntu w'Imana, noneho w'Imana, avuga ati nshuti yanjye, ntabwo cano bigoye, kankwigisha ukuntu wakwifungurira cano mu gihe gitoya, kandi nawe mu minsi iri imbere cano ikazajya ikwinjirira. Ese wari uzi yuko cano ishobora kukwinjiriza ukiryamira? Nawe mubyeyi uri mu rugo ushobora gufungura cano, aho uri mu rugo ugashaka ibiganiro uzajya wishyiriraho. Nubwo wakora ikiganiro cyo mu buzima busanzwe, hari ukuntu ushobora gukora inkuru y'uko ubayeho,
ukazajya unyuzaho inkuru y'umunsi, umunsi wawe uko wagenze, nimba ufite abana nabyo ugakora n'ibyo biganiro, uko ubuzima bwagenze umunsi n'abana bawe, ariko ntiwicare muri ikinyejana turimo, ni ikinyejana cy'isiganwa, ni ikinyejana cy'abahanga. Ubwo rero uratakaye nimba udafunguye cano. Fungura cano ushaka ibiganiro byo gushyiraho. Ntabwo ibiganiro byo gushyira kuri cano bibuze inshuti yanjye. Wenda wavuga nose wabuze mega se, oya mva uzashake uhuye n'inshuti nziza yanakubwira ati ngwino nzajya nk'aprodingira, ariko wowe kwicara wa mubyeyi we. Nomero zanjye ndazishyira muri description, uzampamagare. Nimba ushaka gufungura cano utanabizi wampamagara nkabigufashamo, njye nta mafaranga nzigera nkwaka, tuzabiganiraho, nta mafaranga nzakwaka pe, kuko nanjye Imana yangiriye neza, cano mbona ndayifunguye. Ntabwo ari uko rero ndi intungane, nta nubwo ndi n'umuhanga cyane, ariko kora cano mu gihe kiri imbere. Cano izajya nakwinjiriza utiriwe ujye ukora, utiriwe unagenda, reka da. Ubundi ni nko gukora business, ni nkaho ari business uhanga. Ni ikintu nabonye gikomeye, ni nko gukora business ikazajya yikora y'ubwayo, yikora yinjiza, kandi wiyicariye iwawe. Urumva business iri online ni ukuri rwose. Umva wavana n'amagambo tubonera kubwira abantu bagira amagambo y'ibihuha, ugaca umuntu intege ngo cano, ngo ubwo se ngo umuntu ari kukubwira ngo ufunguze cano, ngo ibyo ngo cano ngo ni biki. Mushyire imyumvire mibi hasi mukore. Iki ni igihe cyo gukora, ntabwo ari igihe cyo guca abantu intege. Nawe uri kubaca intege, va mu gucika intege, kuko muri uko gucika intege Dashima niwe wavuze ngo gerageza ukore. Gerageza byanga ariko wagerageje, sibyo? Ni Dashima wabivuze, njya nkunda gukurikira ikiganiro cye. Ubwo rero wiba umuswa ku byo uri gukora, ndagusabye rwose ngwino dukore. Cano zinjiza amafaranga menshi, ndatanga urugero. Za Isimbi TV ziriya zinjiza amafaranga menshi, amamiliyoni. Bariya ba Niyitegeka, ba Gracia nabo binjiza amafaranga kuri cano. Nyamureka reka abantu bari kuguca intege ngo ntago cano zigira amafaranga. Ubwo si wo ninde umuntu uri kubikubwira? Ni umutindi, uzambwira ati wamutindiwe. Uwo ntago ashaka kutera imbere. Ubundi se ninde unezezwa nuko mugenzi we atera imbere? Kereka umuntu Imana ifite kuntuza, uwo muntu wenda uwo muntu ufite umutima mwiza niwe wakwifuza kutera imbere, ariko abantu benshi burya nta muntu ujya wifuza yuko undi atera imbere. Sawa rero tuze kubonana mu bindi biganiro tugiye gukora. Murakoze, bye, ndabakunda, mukore subscribe.